ni umukobwa umaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga ze bitewe na content akora, ariko kandi umukobwa utiremereza imbere abakunzi be. Nubwo akurikirwa n'amamiliyoni y'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ze, ubuzima bwe bwinshi akomeza kubugira ibanga. Amazina yakoresha ku mbuga nkoranyambaga ze ni Barbie Reyla, umukobwa uturuka mu gihugu cyitwa Haiti giherereye muri Amerika y'Amajyaruguru. Benshi mu bazanira na Milagro Rafondi bakunze kujya impaka ku mukobwa ukora challenge ziza hagati ye na Barbie Reyla, ariko ahanini zikibanda ku buranga bw'abo bombi. Nk'uko abakunzi bacu badusabye kubabwira kuri Barbie Reyla binyuze muri comment batwandikiye mu kiganiro cy'ubushize twavuze mu buzima bwa Ariana, muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri bike ku buzima bwa Barbie Reyla mu byabashije kwemezwa nayo ku giti cye. Tunagaruka kuri zimwe muri text overlay yashyize kuri video ze zisa nk'izisobanura uburanga bwe n'imiterere ye, impamvu adakunda gushyira ubuzima bwe ku karubanda n'ibindi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bayi ikaze. Mu mpera z'umwaka wa 2023 ubwo Barbie Reyla yari afite imyaka 17 y'amavuko, yafunguye konti ye ya mbere ya TikTok. Konti uyu munsi ikurikirwa n'abasaga 11 nyuma y'imyaka 3 gusa imaze ifunguwe. Bishoboka bite yuko umuntu yagira abantu bangana batya mu myaka 3 gusa? Kimwe n'abandi ba content creator bakizamuka, Barbie Reyla yahereye kuri video zoroheje nko kuvugira amajwi y'abandi ku buryo bumugaragaza nk'aho ari we nyiri majwi, ibizwi nka lip sync, kurimbisha iminwa no kugaragaza uburyo amerewe muri ako kanya muri video ze, byose biherekejwe n'uburanga bwe bw'akataraboneka bwakuriye abakunzi b'urukuta rwa TikTok benshi. Ibyatangiye bigaragara nko content yoroheje byatangiye gufata indi ntera uko yashyiraga video imwe ku rukuta rwa TikTok, bitewe n'uko abantu batari bagikurwa hanini n'ibikorwa bye bidasanzwe, ahubwo abenshi bari basigaye birebera uburanga bwe cyane kurusha ibindi. Muri comment 10 abashobora guhabwa kuri video imwe runaka yakoze, 99 muri zo ziba zigaruka ku buranga bwe mu magambo meza mu ndimi zitandukanye nka you are so cute, you are so beautiful, très magnifique, très jolie n'andi meza. Uko guhabwa feedback nziza byarushijeho kumwongerera imbaraga n'icyizere mu byo akora. Ubundi mu bwoko bwa video yakoraga arimo abyina cyangwa se aririmba indirimbo z'abandi, byongeramo kugaragaza andi moko ya video atandukanye mu bijyanye n'imyambaro mu buryo bwa fashion. Uko gukundwa n'abantu benshi no gukora video zifite uburanga binyuze mu mashusho akeye byatumye abashoramari batangira kumugira icyizere no kumuha akazi ko kwamamaza ibikorwa byabo. Ibyo bituma atagwiza bamukurikira gusa, ahubwo atangira no kubyaza content y'amafaranga. Uyu munsi Barbie Reyla abarirwa umutungo uri hagati y'amadolari 600,000 na miliyoni 1. Nubwo Barbie Reyla akomeza kugira ubuzima bw'ibanga, hari amakuru ye make agenda ajya hanze gake gake. Barbie Reyla uzwi ku izina rya kabyiniro nka Reyla avuga ko ari umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko ukomoka muri Haiti. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 nibwo Barbie Reyla yizihije isabukuru y'imyaka 20 y'amavuko, ibintu bita bigaragaza yuko yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2006. Aracyari muto cyane. Ku myaka ya 20 y'amavuko, Barbie Reyla akomeje amasomo ye muri kaminuza aho yiga ibijyanye na nursing and healthcare. Are you working or are you studying? Are you still studying? I do. I'm in college. Mu myaka mike iri imbere ashobora kuziyongera ku mubare w'abaganga Haiti ifite uyu munsi. Hamwe n'uburanga ni haburi inkuru nyinshi zigaruka ku musore waba ukundana nawe, byanga bikunda uwo musore akaba ari umusitari. Ntabwo Barbie Reyla yigeze ajya ku mbuga nkoranyambaga ngo atangaze inkuru ye y'urukundo, gusa hari amavideo menshi n'amakuru menshi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko ari mu rukundo na Miriam, wanigeze kuvugwaho urukundo hagati ye na Ariana Milagro Rafondi. Voici la femme de Lamine Yamal, Barbie Reyla, la plus belle femme du monde. Muri aka kanya ntabwo aya makuru yaremezwa n'umwe muri aba bombi, yaba ku ruhande rwa Lamine Yamal cyangwa se ku ruhande rwa Barbie Reyla. Barbie Reyla ni umwe mu bantu b'ibyamamare bakora uko bashoboye kose ubuzima bwabo bukomeza kubibanga. Nta makuru menshi avugwa ku muryango we, ntawe uzo bavukana cyangwa se amazina ya se cyangwa ya nyina. Iyo witegereje text overlay yashyira ku mbuga nkoranyambaga ze, ubona yuko ari umukobwa wamaze gusobanukirwa imbaraga ziri mu ijambo rye, yuko ashaka kuvuga byinshi bikaba byamugiraho ingaruka zitari nziza. Nifashishije text overlay zo kuri video za TikTok, nuko Barbie Reyla asa nk'uwisobanura amagambo make. Text overlay ya mbere ibigira iti: numbaza uwo ndiwe nzakubwira nti ndi Reyla cyangwa se Reyla, nahuranyije mu buryo bworoshye.
ariko nusaba kwisobanura mu buryo bwimbitse nzakubwira yuko ntari umukobwa ujunjamye, ko ahubwo mba ntuje mu kwirinda amahitamo mabi. Nkunda kurema, sinkunda kuvuga byinshi, ahubwo nditegereza kandi nkakora ibintu byanjye mu buryo bwanjye nta hutihuti. Muri text overlay, Babi rero aba agaragaza imirongo ngenderwaho iranga imiterere ye ibizwi nka personality mu buryo busobanutse kandi bwahuranyije. Ahanga bagaragaza yuko kuba atavuga byinshi bitamwerekana nk'aho ari umuntu ujunjamye, ko ahubwo ari ukwirinda kuba yagwa mu mutego wo kuvuga menshi. Nimwe bavuga yuko amagambo menshi aba mu bicumuro. Hamwe n'iyi miterere ye yasobanuye neza, Babi rero yasobanuye ko atewe ishema n'uwari w'uyu munsi binyuze mu yindi text overlay ya kabiri yashyizeho igira iti umugore ndimo kuba we azashima umugore ndi w'uyu munsi. Mu yindi text overlay isa n'iyunganiriye akomeza agira ati uwo naremeye kuba we nzamuba bitabaye ngombwa yuko ndeka kuba uwo ndi we. Ugenekereje kumva icyo yashaka kuvuga ahangaha nuko atagomba kwiga izindi ngeso zigendana n'ubwamamare nk'uko abandi benshi bagwa muri uyu mutego. Kuguma uko ari uyu munsi mu myitwarire mu myifatire ntacyo byahungabanya kuba azabawe mu gihe kizaza. Ibi ushobora kubyumva neza uramutse umwandikiye akagusubiza kandi wari uzi yuko utari umuntu ukomeye, cyangwa se muhuriye kuri live akemera kugirana nawe ikiganiro nk'aho muziranye. Babi rero ni umwe mu bantu b'ibyamamare bazi kwicisha bugufi ariko kandi utisuzuguza muri uko guca bugufi kwe. Kugumana indangagaciro ze ni imwe mu ngingo ikomeye agarukaho kenshi. Nko mu yindi text overlay agaruka kuri iyi ngingo agira ati amahoro yo mu mutima atangira umunsi twahagarikiye kwigambanira binyuze mu gushaka gukundwa. Ushyize muri iyi mvugo ye mu buryo bw'inyurabwenge uhita wumva yuko Babi rero yamaze gusobanukirwa ko buri bintu byose abantu badukundira atari ibiduhesha agaciro cyangwa se atari by'ingenzi kuri twe. Ngiyi impamvu utazamubona yakoze ibikorwa bibi mu gushaka gushimisha abandi cyangwa se kwemerwa n'abandi. Babi rero ni umwe mu bakobwa ushobora gufatiraho isomo yuko udakwiriye guhinduka undi muntu ngo mu rwego rwo gushaka kuba uriwe. Ni byiza gukomeza gushima no kugaragaza yuko indangagaciro zagukujije ari zo ugomba gukomeza kwigiraho aho kugira ngo utore izindi ngeso zishobora kuba atari nziza ku buzima bwawe. Ndabashimira mwese twabanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe wakora subscribe kandi dusanzwe tubana nibagirwa kuduha like no gusangiza ikiganiro cyacu abandi bakunzi bawe. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.